bivuga ngo Kazungu hari intego yarafite yenda hari nabamutumye muri iyo ntego icyamusetsaga nuko abonaga ko intego yabaye successfully akabona abavyeyi baraho bari kurira akavuga ati oh ya gahunda yanjye narayikoze. Kazungu nagera imageragere hari yarari nta muntu wamusuraga nta muntu bavuganaga nta ibintu byose hari imageragere abantu barahamagara imageragere abantu barahamagara bagira telefone ugira uhamagara ntibina uretse no kuvuga ngo ni telefone rusange nitunabeshyanye imageragere hari abantu baba bafite telefone ubwabo nabo ntago bahita bakwica. Impamvu batakwica no kugira ngo bakomeze kugukuramo makuru. So wa muntu wagutumye rero icyakora niki ahita ashaka buryo ki aca inyuma akaza kukwica mbere yuko utanga makuru yose kuko abazi neza ko babandi bagufashe baragukorera toca iteye ubwoba kugeza ubwo bahaye amakuru. Kazungu rero niba uwo mwana nabumvishije yarafashe risk akavuga ati ngiye gukina biroko ku myaka 3 banyice, Kazungu wa burundu ushobora no kwicwa, ushobora n'umuntu ashobora kugira umujinya hari akamwica, ni gute satahita mwicyo ngicyo ko ashobora no kwicwa nabi. Polisi yagenaga mu gitondo yabyuka ikagena ikavuga ngo nuba ngo niba ari bujye ku rukiko ikagena delegation y'abantu bajyana Kazungu ku rukiko, harimo abamufata hakaba harimo n'ushinzwe iyo operation muri nuko ngo ni gereza iri mu yindi imageragere, hakaba nuko ngo hari gereza hakaba n'indi gereza iri muri gereza ngo ni y'umwihariko. Nta kuntu ushobora gusobanura abanyarwanda ngo Kazungu apfuye mbere yuko atanga ukuri. Reka nongere mbifuriza ibihe byiza muryango mugari bantu dukomeje kubana hano. Umuntu waririmbye aravuga ngo birandenga, ni ibintu umuntu atavuga ko ari ibintu bisanzwe. No kuri ndabashimira kubw'urukundo, kubwo kureba ibiganiro byacu, kubistreaminga kugira gute rwose n'umusanzu buri wese batanga, ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima. Buriya muri business akenshi abantu baguteza imbere ni n'abantu mutaba muziranye. N'abantu mutaba muziranye usanga nabo muziranye sometime batagira bataba abakiriya bawe. Bo ntago mbivutanze nk'urugero, ntago mwitangazamakuru yenda bivuga ngo nabakiriya kuko abari kugira ngo umuntu atanga amakuru, atanga ibitekerezo bye nkuko nawe ushobora gutanga ibyawe cyangwa se gutekereza uko nawe ushobora kumva ibintu. Ariko nanjye hano ni gutanga ibitekerezo byanjye kimwe nawe nuko ushobora kuvuga uti nanjye ushobora kuza ngatanga ibitekerezo byanjye, something like that. Twihuse, Kazungu yaraye Madrid, yaraye Mageragere. Umuntu wanyandikiye arambwira ngo ariko Mageragere byarakunaniye. Yaraye mu igororero rya Mageragere. Mu igororero rya Mageragere hari ibintu byinshi abantu bibaza. Hari video imwe nza kubakinira mu kanya, ni video imwe, ni video ifite umunota n'amasegonda 40. Ariko reka nabanze kwanza nyibakinire. Igihe cya saa 8 zirenze iminota mikeya, abagororwa bagerageje gutoroka gereza ya Nyarugenge, barirukanka, abacungagereza barababurira barasa mu kirere biranga, bakomeza kwirukanka, hanyuma biza kuba ngombwa yuko baratwa barapfa. Abapfuye ni bangahe? Ni 3. No witwa Nzeyimana Jibril wari ufungiye icyaha cyo kwiba, yarari ku myisi 30. Ari no witwa Wagura Sam waziraga ibiyobyabwenge, nawe wari ku gifungo cy'imisi 30. Akaba na Kabuye Joseph washinjwaga kurigisa umutungo, yari yaratorotse gereza uyu nguyu, ariko yarakatiye imyaka 5 ku cyaha cyo kurigisa imitungo. Nibwo batorotse rero muri icyo gihe bahengera basohotse hanze mu gihe cyo gusurwa, bamaze gusurwa aho gusubira mu gereza bahitamo kwiruka. Uretse abo 3 barashwe bakasiga ubuzima, hari abakomeretse cyangwa abo 3 nibo bashakaga gutoroka gusa? Nabo bonyine, nta n'undi wakomeretse, nta n'undi wigize agira ikibazo, nabo bonyine gusa. Ibi ngibi bivuga iki? Kazungu twamubonye aseka cyane. Twamubonye aseka cyane. Akaza mu rukiko bwa mbere nabibabwiye, bwa mbere aza mu rukiko yari umuntu uri guseka cyane. Bwa kabiri aza mu rukiko nubundi yaje ari umuntu wasetsa ahubwo yatagangaye, ameze nk'umuntu uje muri rally, ameze nk'umuntu uje kwiyamamaza, ameze nk'umuntu ugira gute. Nimureba neza polisi kimukura mu modoka
yashatse kumera nk'useka cyangwa se nk'usuhuza abantu, abapolisi bahita bamufata baramubonda gutya, mwabibonye. Ageze mu rukiko hari umugabo waje kumushaka mu rukiko. Uwo mugabo ashobora kuba yariciwe umwana cyangwa se yariciwe umuntu wo muri famiye, akaza afite umujinya. Polisi ibona ko Kazungu ari buze kuba yagira umutekano muke cyangwa se akaba yakwirenza undi muntu nk'uko n'ubundi abandi yabirengeje, polisi ifata wa mugabo iramusohora. Ni ikintu cyiza, ariko nanone bivuga ngo ese Kazungu agiye kujya imageragere. Uko tuzi inkuru, abantu baba imageragere, tubyumve neza aha ngaha, abantu baba imageragere, uko tumenya story, ntutegeze ko bari abantu baza amakuru, bagira radio imageragere, bagira radio, bumva amakuru, bareba amafilme, bareba imikino, kandi buri munsi imageragere hinjira abantu hataha abandi. Nta munsi ubusa ushobora gushira imageragere nta muntu winjiyemo, nta n'umuntu usohotsemo. Ntabwo ntibishoboka. Bivuga ngo abantu bazamo baba bavuye muri kasho nanone biragoye ko hasha umunsi nta muntu winjiyemo. Uwinjira muri kasho nawe avuye hanze abazanya amakuru. Bivuga ngo ya makuru n'ubundi tuba tuzi hanze, niyo dusohose ko niyo muri Madrid nta televiziyo baba bagira cyangwa nta radio, amakuru baba yafite. Bishatse kuvuga iki? Umuntu wese uri mageragere, uko tuzi Kazungu tumubona, nabo baramuzi. Ikindi, abantu babimageragere baba bafite abantu hanze, baba bafite imiryango, babasura buri munsi, bagira gute. Niba Kazungu yarakarabye amaraso y'inzirakarengane zigera muri 14, nubwo nge ntemera ko ari nawo gusa, ariko ntacyo dufate 14, abo ngabo bagiraga imiryango, bagiraga sekuru, bagiraga bavandimwe, bagiraga ababyara, bagiraga imiryango. Abo ngabo urumva bose nabo muri Kigali, iyo miryango 14, yenda n'abandi bo mu zindi no muza, ariko ntibivuga ko umuntu ashobora kuba iwabo yenda ari Kayonza cyangwa se ari Rwamagana, ariko ugasanga afungiye imageragere, birashoboka. Kimwe nuko ushobora gusanga umuntu Kigali afungiye Rubavu, birashoboka. Bivuga ngo babantu bagiye bapfa, ushobora gusanga bafite abantu bafungiye Madrid. Ushobora gusanga bafite abantu bafungiye Madrid. Ikindi, ntabwo imagerageremo ndani ntabwo abacunga gereza bararamo. Imageragere bagira abo bita ba general, bagira aba generali, bagira aba security, bagira iki. Ariko ubwabo n'ubundi arabo muri arabafungwa bagenzi babo. Nuko ngo abacunga gereza baba bari hanze bacunga gutyo. Bishatse kuvuga iki? Kazungu ubwo abantu abatangiye kumwereka umujinya ari mu rukiko hariya, Kazungu bazamubonda ijosi hariya imageragere. Nta analize yanjye, Kazungu haranagera imageragere rwose azakubitwa izakabwana, akubiswe n'abantu n'abantu yahemukiye nyine. Urumva abantu bari hariya, yenda umuntu dispose afungiye ku cyaha runaka gitoya, yenda n'amezi 6 cyangwa se n'umwaka, yenda ku cyaha gitoya, ntitubeshyanye ibyaha birarutana. Ukagera ugasanga yibera aho ngaho, yenda wamwiciye mushiki we, wamwiciye mama we, wamwiciye mubyara we, ashaka kuvuga ati n'ubundi Madrid reka ikigori nkomeze nkimenyere, akakubonderayo. Iyo na analize yanjye. Icya kabiri, imageragere hajya haba ngo maze kubyumva kabiri. Bwa mbere nabyumvanye Ingabire Victoire avuga ngo yafunzwe sinzi niba ari imyaka 4 muri kasho ya wenyine, nuko ngo ni gereza iri mu yindi. Imageragere hakaba nuko ngo hari gereza, hakaba n'indi gereza iri muri gereza, ngo ni y'umwihariko. Aho ngaho bafungiye wenyine, nta bandi muhura.
nabyumvanye Victoire nongera kubyumva bari kubivuga kuri Cyuma Hassan kuri Karasira ku bantu bagiye batandukanye. Ntibaza ngo Kazungu byanga bikunda ku bwanjye kugira ngo bakomeze kugira ngo urumva ataza kugira ikibazo cyangwa se ataza gupfa adatanze ubutabera butabonetse asobanura ibintu byose kuko abantu bafite amatsiko bakeneye kumenya Kazungu ninde yakoranaga nande abamutumaga nibandi bamuhaye angahe ahembwa iki ibyo byose kugira ngo ubutabera bukomeze busigasirwe bakamufungira ahantu ha wenyine. Ikiyongereye muri iyo video nabumvishije mwumvise ko imageragere hari abantu bagiye bagerageza kwatoroka. Kazungu ingewe icyo mbona cyatumye aseka hariya nuko yarazi neza ko agiye kujya ahantu bimworoheye kuba yakora deal ziwe mu buryo busanzwe. Kubera iki Kazungu ntagera imageragere hariya yarari nta muntu wamusuraga nta muntu bavuganaga nta ibintu byose hari imageragere abantu barahamagara. Imageragere abantu barahamagara bagira telefone ugira uhamagara ntibina uretse no kuvuga ngo ni telefone rusange nitunabeshyanye imageragere hari abantu baba bafite telefone ubwabo kuko hari abantu babohereza amafaranga kuri telefone kuri mobile money kandi bakayafata. Nuvuga ngo umwohereje 1000 nuvuga ngo hari abantu bafite amatelefone bakora iyo business gusa yo kwakira amafaranga. Ngewe n'urugero ndiyo ngaguhamagara urumuvandimwe cyangwa se inshuti nkambwira ati nyohereza 5 iyo nyohereje 5 bampa 4 cyangwa 3500 icya 5 ni icya service ya wa muntu ufite telefone kuko nawe aba ari kuri risk aba yarashatse uburyo bwe ayinjizamo ikinjira. Bivuga ngo abo bantu bafite telefone zabo baba bakoreshamo i Madrid. Rero Kazungu ngewe nkabona ko nadafungirwa mu buryo buri bwa wenyine Kazungu ashobora kuzica iperereza. Ibyo aribyo byose ari byo bamubajije hari n'ibyo yaragiye kuvugira imbere y'urukiko bakanga ko abivuga igihe yavugaga ngo wagiye kubivuga mu muhezo ntiyabivuze kuko yenda bitari mu mizi ashaka kugira hari yagahita atangira guhamagara abantu akavuga ati sha ubu bari kubahiga hasi hejuru urumva cyangwa se akavuga ati navuze gutya nagize gutya cyaza akavuga ati amafaranga mwampaye kuko ikintu nizera Kazungu bara abantu ntabwo bicaga wenyine niba tarabicaga wenyine bivuga ngo hari abantu bamuhaga kubwanjye mbona hari abantu yenda nibara abanyamahanga suppose bakoranaga bakamubwira ati wowe genda kuko Interpol irahari ishobora kubashaka nta hantu waba uri wakoze icyaha kimeze kuri iyi isi ya rurema aho waba uri hose bakuzana. Ashobora kubahamagara bati rero mufatira amafaranga miliyari yanjye muhinyohereze umuntu runaka azajya yingemuramo kuko Kazungu nta muntu uzamugemura ninde wamugemura kuko n'inshuti ze n'abaki urumva yenda nta umuryango ugaragara yenda Kazungu n'ikindi nge ntekereza kuba umwirondoro utari kugaragara ariko ni n'ikibazo kugeza umucamanza navuga ngo kubera ko umwirondoro we uri gushidikanywaho. Kazungu amaze ibyumweru 2 muri kasho yenda icyumweru cyangwa se birenga ari baramufashe ntago yenda babaje kumubwira ngo tuzaza kugufata bamufashe nta muntu ufatwa yiteguye kuko baza kubimubwira ko bazamufata Kazungu ari gutoroka bivuga ngo yafashwe nta habara afite noneho baramufashe bamufate byari byo byose yarafite telefone afite indangamuntu afite passport none se iyo umuntu agiye kundanga muntu y'umuntu ntihaba muri ziriya data ntihaba harimo amazina y'ababyeyi ntihagaragara ngo aho yavukiye ibyo byose muri passport the same. None kuki icyo kibazo cyuko ababyeyi be cyangwa umwirondoro ye itagaragara ashobora kuba harimo ibintu bibiri. Kazungu nk'umuntu ashobora kwanga kuvuga ati yenda uko tekereza nawe ushyire muri wowe utekereza ari wowe kuvuga ngo Kazungu arakuvuza akavuga ati uri papa wanjye uko waba umeze muri quartier abantu batangira kugutinya batangira no kuguha akato
yenda Kazungu nk'umuntu mukuru utekereza ashobora kuvuga ati nivuga ababyeyi banjye niba bariho cyangwa se niba batanariho yenda abavandimwe banjye niki bazagira ipfunwe mu bandi bantu. The same way nshobora no gutekereza ko no ku nzego z'ubutabera nazo zishobora gutekereza icyo kintu kikavuga kiti umuntu yakoze ni umuntu mukuru, nituvuga ababyeyi be nitugira gute biraza kubagiraho impact cyangwa se abavandimwe be usange nabo bagize ipfunwe mu bantu, abantu batangiye kuzajya babareba uburyo kimwisura batarimo. Ngewe niko mbitekereza na analize yanjye kubijyanye n'umwirondoro, kugeza umucamanza avuga ngo umwirondoro ntabwo ugaragara. Ngeze rero kuri icyo ngicyo, Kazungu ari Madrid ashobora kugira abantu ahamagara akavuga ati ibintu bigiye kugenda gute, cyangwa se bo bakanamubwira bati bora uretse ko abantu bakora ibintu by'ubumafia ari nabo bicanyi baba bateye ubwoba. Waruzi ko iyo umuntu afite dispose abantu bakora ibintu by'ubumaneko mu bitabo birahari abantu barisesengura, ntabwo nakoze ubumaneko ariko ni ibintu bihari bivugwa. Iyo utishwe n'uwagutumye wicwa n'uwo bagutumyeho. Nukuvuga ngo baragutumye ngo genda ukora deal. Ngira ngo buriya filime zikina ibintu bibaho, iyo bagutumye bakavuga ngo genda utunekera ahantu aha bakagufata, aho hantu bakagufata, nabo ntabwo bahita bakwica. Impamvu batakwica no kugira ngo bakomeze kugukuramo amakuru. So wa muntu wagutumye rero icyo akora niki, ahita ashaka buryo ki aca inyuma akaza kukwica mbere yuko utanga amakuru yose, kuko abazi neza ko babandi bagufashe baragukorera toca iteye ubwoba kugeza ubwo bahaye amakuru. Bishatse kuvuga iki? Niyo mpamvu mbabwira ngo Kazungu ngewe nabiha muri analize yanjye, ni muri analize yanjye, ntabwo nize mbona aho Kazungu afungiye, ariko analize yanjye ntekereza ko Kazungu yarafungiye ahantu hari very securize. Kubera iki? Kuko Kazungu iriya dossier ni dossier wumva ko ibyimbye ishobora no kuzamo abantu benshi, bamushyize ahantu hari aho ngaho kugira gute Kazungu ashobora kwicwa ntatange ba bantu. Niyo mpamvu bagomba kumushyira ahantu hari under security iri very tight, ku buryo kuko kiriya ubwacyo ni ikizibiti, kiri ubwacyo ni ikizibiti. Nta kuntu ushobora gusobanura abanyarwanda ngo Kazungu apfuye mbere yuko atanga ukuri, kuko yabajyanye ntabwo byabisobanutse. Kazungu uyu munsi Kazungu arapfuye baramurashe kubera mbere yuko atanga uko kuri, ntabwo abisobanura abanyarwanda. Niyo mpamvu uvuga ngo ni Madrid azaba afungiye ahantu ha wenyine, azafungiye ahantu ha wenyine. Kubera iki? Muri iyo video bumvise abantu bari bagiye gutoroka. Nibo uwo mwana yarafunze, hari nk'umuntu mwumvise muri iyo video yarafunze, yarakatiye imyaka 3 abantu barayikurura n'irindwi barayikurura n'10, ariko ahitamo gukina biroko. Hariya rero icyo nuwango uba wasinye ibintu bibiri. Icyambere uba wasinye nacyo ni urupfu, nicyo cyambere rwose, kuko mu mategeko y'abantu bacunga imfungwa nuwango cyane n'urugero dispose nkano kuri polisi, uyu mucitse uri imfungwa ukamucika, wa mupolisi afite afungwa mu mwanya wawe. Niyo mpamvu umutekano uba ugomba kuba uri ku rwego rwa nyuma kuri wowe, icyaha cyose waba ushinjwa. So kuri Kazungu wabonye ko uriya muntu warucunze polisi yagenaga mu gitondo, yabyuka ikagena ikavuga ngo nubango niba ari bujye ku rukiko, ikagena delegation y'abantu bajyana Kazungu ku rukiko, harimo abamufata, hakaba harimo n'ushinzwe iyo operation. Ushinzwe iyo operation yazaga yicaye imbere hariya muri ya modoka imuzanye, hari umutwaye, hari n'ushinzwe operation wambaye imodoka ya polisi. Ngira ngo mu bantu bamuzanaga nta muntu wari wabonagamo. Mu busanzwe imfungwa zisanzwe zizanwa kuri kashu na ribu nabo basigaye bafite uniform, urababona rwose baba bahari bagize gute, ni baba batwara bambaye za uniform za libu. Ariko kuri Kazungu wabibonaga ko yazaga afashwe mu maboko n'abapolisi nabo bwabo bambaye mu buryo navuga ngo nyine mu buryo buri smart, cyangwa se se nabivuga gute,
bazaga navuga ngo bari abapolisi bazaga bambaye mu buryo bameze nk'abatwaye ikihebe. Hakaba ari umupolisi ushinzwe delegation, nta muntu wa ribu uniform wa ribu, uretse ko byifashishaga imodoka ya ribu, ariko nta muntu wa ribu wabonaga ari aho hafi kuvuga ngo yambaye uniform. Yenda ni n'abaribu bambaye police, ariko bazaga bambaye nabo uniform ibaha umutekano, bambaye nk'abantu koko bashinzwe counter terrorism cyangwa se bashinzwe ibintu by'iterabwoba. Bashinzwe iki? Kuko baba bazi ko bazanye ikihebe, kandi icyo kihe abantu kigiye aho hantu abantu bashobora kuza kugira uburakari bakaza kwica abo bantu. Ngira ngo mwabibonaga. Kazungu rero ni Madrid, ntabwo ari umuntu kuri abavuga ngo bajye gusura bagahamagara abantu bakaza, ntabwo ari umuntu wavuga ngo ngo abantu baze wabuzi ari nduje kumusura. Niyo mpamvu Kazungu ni imari. Kazungu rero niba uwo mwana nabumvishije yarafashe risk akavuga ati ngiye gukina biroko ku myaka 3 banyice, Kazungu wa burundu. Ushobora no kwicwa, ushobora n'umuntu ashobora kugira umujinya hari akamwica, ni gute se atahita mwicyo ngicyo? Kashobora no kwicwa nabi. Kazungu ashobora kwicwa nabi, akicwa nabi atari no kumurasa, akicwa nabi hariya twese twumva inkuru ngo yishwe, kuko hariya ahantu harimo abantu yahemukiye, harimo abantu yahemukiye imiryango yiwe yabo. Rero ashobora guhitamo akavuga ati buri gisasu gica vuba vuba, nibaza ko badusoye bagize gute, ndaza kugira gutya bandase, nibandasa aferi birangiye. Impamvu yasekaga nuko harimo ibintu bibiri, nibyo yenda genda ngaruko nkababwira. Ashobora kuba Kazungu ageze ku rwego rwa nyuma mu buryo bwa serial killing. Hari umugabo nibagize izina rye yitwa ni Driro, nawe afite character, amaze imyaka 11. Ninza ko izina nza kuryibuka ndaza bashyira hasi muri comment na video murebe muri kiko, nawe yaburanaga ameze nka kora Kazungu, nawe yamusirokira, ndaza kuyibashyiriramo muze kwireba. Umuntu umumama yiciye ni nko wagira ngo ni filimi, wagira ngo copy paste yiriya mugabo Kazungu yafasha araterura. Kuko nawe mu rukiko aba yisekera, hari umudamu yiciye abantu bakaza bakarira gutyo, akareba abantu yiciye agaseka. Kazungu cyamusetsaga no kureba abantu yiciye akavuga ati nuwango we aba nuwango iyo utsinze umuntu. Kazungu dusupoze ko intego yabaga yigezeho yo kwica abantu, niba ari uburyo bw'ubusiro akavuga ati hari abantu ngomba kwica, akabica. Intego aba yigezeho, iyo yigezeho kimubwira ko yigezeho nuko abona abantu nyine barababaye, agahita ya ntego nayigezeho, ya ntego nayizegezeho. Bivuga ngo Kazungu hari intego yarafite, yenda hari n'abamutumye muri iyo ntego. Icyamusetsaga nuko abonaga ko intego yabaye successfully, akabona ababyeyi baraho bari kurira, akavuga ati ya gahunda yanjye narayikoze. Nicyo cyamusetsaga, yabaga yishimye nyine ko yachivinze ikintu runaka. Icya kabiri nuko yabaga azi neza ko agiye kuva ahantu hari akagenda ahantu yenda azaba yisanzuye i Madrid, ashobora no kuvugana yenda n'abantu bakoranaga. Icya gatatu nuko yabaga azi ngo noneho ngiye kujya ahantu binyihutisha gupfa, kuko kwiyahura i Madrid no kwiyahura hariya yarari biratandukanye. Ntekereza ko bitandukanye. Nese abantu urumva niba i Madrid hinjiramo inzoga z'inkorano zishe Jay Polly, urumva nibindi bishobora kwinjiramo bikaba byamwica, nawe akaba yabyicisha kubera ko nta kindi abona gishobora kumurengera, gishobora kuko aravuga ati ahantu hose ndi gicibwa, ntabwo ateneye kuzagaruka muri societe. Na hari yari ni muri societe n'ubundi harimo abantu ibyaha byagiye dusuppose, hari abantu bafungwa, ariko kuko nyine navuga tubifate gutya, hari umuntu ushobora mu rukiko akora ibimenyetso, hakaba nuko umuntu ashobora kuburana. Mbaho urugero rumwe kandi ibyo bintu muzasanga ari byo. Ni muri Tanzania hari urubanza rw'umusore, uyu munsi akatiye imyaka igihe mbiheruka yari muri makamane, yari mu rukiko. Uwo musore byagenze biti, umusore yateretaga umukobwa, kwa kundi utereta umukobwa mugahura ukamubwira ati wampaye akanamba kawe akakaguha, umukobwa gato namba okay,
wiyenda atekereza ko uzajya umuhamagara gutyo gusa. Umusore arangije akazajya ahamagara wa mujama wa mukobwa bakavugana, umukobwa arabakobwa bavuga ati yenda n'ibintu bisanzwe, umukobwa umujama aza gutangira ibintu byo gutereta. Atangira ibintu byo gutereta, umukobwa aramuga ati shafite boyfriend. Afite boyfriend, ntukazajye rwose wirirwa unirushya untereta. Urumva? Noneho umuhungu arakomeza arensista. Umukobwa aza kumubloka kuri telefone. Aramubloka kuri telefone. Amublotse, umuhungu akazajya ashaka izindi namba, akamuhamagara, akamwandikira. Noneho kera kabaye ngo hashiye hafi amezi 2, umuhungu yensista aza kwandikira umukobwa aramubwira ati basi uzaze nguha akantu akagift nakuguriye. Basi kuba ngiye narakwikundiye uzaze nguha akagift nakuguriye. Umukobwa aramubwira ati se akagift wanguriye wagahaye sheri wawe ko mfite uwanjye? Ati nyowe nakagene, basi mbabarira aho ngaho ntumpemukire, nabishuyemwe amafaranga, basi icyo nicyo cyonyine ngusabye. Niba utampaye urukundo mpako mpayo mahirwe gusa ngo ako kagift byibura uzaba ugafite ubone ko ari umuntu wagukundaga. Umukobwa aravuga ati okay. Ati gusa ntabwo dushobora kuba inshuti zisanzwe ariko ibindi oya. Ati cyakora niba ku kagift yenda uvuga nzaza ngafate. Umusore ati abaza umukobwa ati boneka ryara? Umukobwa ati mboneka kwa gatandatu. So umuhungu aramubwira ati rero wazaza muri quartier. Noneho hari ahantu bita Mbezi niho hatuye abatagiri, niho na Diamond Platinum zatuye muri Mbezi. Ni ahantu yenda nko muri Kigali wagereranya nka quartier yindi nka Kibagabaga yenda. Ya, nka Kibagabaga. Noneho umukobwa aza kujyayo kwa gatandatu. Agiyeyo abona nyine umukobwa yatekereza ko yenda bari buze kureba nk'ahantu bari buze kwicara. Umuhungu aza kumufata ku muhanda, aramubwira ati rero ntuyemo hariya. Amwereka crib eshatu yabagamo. Habamo amazu meza, amazu ahenze meza kandi ni mu bipangu gusa. Kona n'utubuntu tw'utubutike turaho ducaracara biragoye. Abantu bose baba bafite ibintu mu nzu, bajya mu supermarket bagataha babifite. Amujyana mu nzu. Noneho ageze mu nzu, kwa wa musore umutipe umukobwa aramubwira ati rero, umusore abaza umukobwa ati uranywa iki muri frigo? Umukobwa aramubwira ati ndumva nta kintu ndi bufate. Ati sawa. Barakomeza baraganira. Kera kabaye umusore, umukobwa aramubwira ati ariko wampa amazi? Umusore amuzanira amazi. Umusore haza kugira umuntu umuhamagara kuri telefone w'umukobwa usanzwe yenda nawe n'uwo yateretaga. Abwira umukobwa ati buretse gato nitaba umuntu ajya hanze kuri balcony. Aravugana na wa muntu, bamaze kuvugana agaruka mu nzu. Agarutse mu nzu asanga wa mukobwa yaryamye ku ntebe. Asanze yaryamye ku ntebe, saba umuntu agira ibitotsi nonaha. Aramureba asanga umukobwa bya aferi yarangiye. Gusanga aferi yarangiye rero, icyahise kiba yahise atekereza ibyo gutoroka. Aravuga ati byari byose uyu muntu ntabwo urubanza rwe ndi burucike. Ariko amaraso nyine no kuba ukuvuga ati nanone siga umuntu wanjye nincika, we abitekereza nk'aho ati nincika barita bigaragara ko namwishe. Ati kandi sinamwishe, sinamukozeho. Baramujyana bagiye kumupima bareba icyamwishe. Umuhungu ajya kuripotinga kuri polisi. Polisi iraza itwara umurambo, birumvikana n'umusore baramutwara. Bamutwaye, umusore yari arimo aburana mu rukiko, ari kuburana kwica umuntu. Kubera ko abashinjacyaha baramubwiraga bati bigaragara ko uyu mukobwa wamuhaye uburozi mu mazi wamuhaye. Kubera ko nta hantu bigaragara ko wamunize, ariko bigaragara ko mu mazi wamuhaye hari harimo uburozi. Kubera iki? Kubera ko bigaragara ko muri message uko mwagiye mucata yari yaraguhakaniye. Agendaga gukatira kubwira ko afite undi mu boyfriend we umubeshya gift. Bishatse kuvuga ngo wari umuhamagaye kugira ngo umwice, kugira ngo mwese mu mubiri. Ariko umusore aravuga ati ni ukuri kw'Imana. Urumva mu mutima ibyo umusore avugana byo bishobora kuko umuntu ashobora gupfa. Yenda ashobora kuba yananarwaye ibindi bintu.
agapfa birashoboka. Umuntu ashaka kuryama bugacya yapfuye cyangwa kwicaraga agapfa, ibyo birasanzwe. So rero kumenya ngo umuntu ukuri kuba kuri mwaho ngo ni hahandi ibimenyetso mu by'ukuri byose biramufata. Nawe mu rukiko avuga ati rwose ibimenyetso rwose biramfata, ariko ukuri kw'Imana kundi mu mutima wanjye ntabwo nize niciye umuntu. Bishatse kuvuga ngo ushobora no gusanga mu by'ukuri ataranamwishe. So icyo mbivugiye niki, hari abantu bashobora kuba bafunzwe n'ibimenyetso, ariko mu by'ukuri ukuri ko mu mutima batarigize bakora icyaha. Birashoboka. So bishatse kuvuga ngo hari abantu batandukanye. Rero niba uri umuntu wibereye aho ngaho nta cyaha wakoze, ariko ibimenyetso byarakwerekanye ko wakoze icyaha, umuntu akaza umwicanyi hariya, nawe uzamutinya uvuga ati umuntu nanjye azanyica. Kazungu ntabwo niba arisha abantu 14 akajya kwirega, none hari mageragere avuga ngo nta Burundi hari indi Burundu se, ashobora kugera hari akica abandi bantu ahubwo akarika ingogo hariya. Niyo mpamvu mvuga ngo ku bwanjye muri analize yanjye Kazungu ahubwo agiye gufungirwa ni ahantu hatagera izuba. Niko ngiye mu analize yanjye niko mbibona, kugira ngo ave muri societe, kuko ntarani societe ashobora gukomeza bakamugira harango bari kumufunga ngo ni Burundu agakomeza akica abantu, cyangwa se akaniyahura kugira ngo ataza gutanga ukuri kw'ibintu byose. Geni analize yanjye kugufunga Kazungu, ariko nanone bishatse ndacyari kuri cyagine yo kuvuga ngo hari abantu bashaka kuba bagira bazanakurikirana trace, niba habaho ibintu byo guhamagara bazajya banareba ese Kazungu yahamagaye nde, bavuganye iki, kuko azajya akoresha telefone niba bagiye kumufungira. Gusa icyo ntekereza, ubwo ndi kubitekereza nkanje nk'umwanalize kwanaliza nkanje, niba agiye gufungwa wenyine bivuga ngo yenda gufungwa wenyine byo nta handi yabona telefone, uretse ko umuntu wese aba yemerewe muri zira telefone zo muri gereza, umuntu aba yemerewe ubwo burenganzira bwo kuba yahamagara akavuga ati mungire gutya, baze bareba ahamagara nde, avugana nande, ninde umwohereza amafaranga, ko aragiye abantu bohereza amafaranga baba kuri kanaka izina rya kanaka baba bafite nimero bohereza amafaranga, yohereza amafaranga ninde uyamwoherereza, mbese ibyo byose babi tracing. Gusa ukuri kuzamenyekana ejo muri mu rubanza mu mizi, ariko Kazungu mu by'ukuri ibintu bye Kazungu ateye ubwoba nanjye ndi kumutekereza ngo mvubwa buranyishe. Niyo analize nge nashaka gukora ahantu agiye gufungirwa i Madrid, ku bwanjye naho nuko nguko mbona bigiye kugenda ku bwanjye. So nanawe dusinga kuri gahunda twazanye nshya, twamwayibonye ko twayitangiye ibiganiro biri live. Hari ikiganiro cya buri mugoroba nakise ngo ni ibagiro rya nijoro, ikiganiro cyitwa ibagiro rya nijoro, dusasa mw'inzobe, dusasa inzobe tukavugamo makuru rwose tukayabaga. Ndaza kuha post mukanya ngiye kuyikora ibagiro rya nijoro, cyangwa se ibagiro ibagiro rya nijoro. Uyu munsi turagitangira, nuko yenda live ntago ndayimenyera ibintu bigize, ariko mbabwira ko ari ibintu bizajya biba ari byiza rwose. Tell a friend to tell a friend, kugira ngo tuzajye duhura hariya buri saa 12 ku masaha ya Kigali. Tubaje dutangiye live irangira saa 2 n'amasaha 2, irangira saa 2 tuganira ibintu bitandukanye, cyangwa se rimwe na rimwe tukanakora isaha imwe, cyangwa se rimwe mbese nzajya mba updatinga mbashyira hara muri community mbabwira ngo umunsi turatangiriza isaha tuvuga kuri izi nyinga zinizi. Mbashimira rero kuba mugenda mubana natwe, no kuri mukomeze mu muryango mugari tugenda tukungurana inama, abatukana kugira ngo twarababwiye n'abandi bazana ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nibyo ngibyo ngenda nisegura ku bantu yenda banakoresha imvugo bakabona ko zidakwiriye, rwose mbiseguraho, ntabwo bari kubwinabi, ntabwo bari ikindi. Ndabashimiye rero, mugira umunsi mwiza.